abazi Imana, abazi Yesu Kristo ni benshi, ariko abazwi nawe, abazwi n'Imana ni bake, abazwi na Kristo ni bake. Rero abo bantu baratandukanye. Ijuru ry'amajuru ko rirategurirwa abafite Kristo muri bo, ko rirategurirwa abizerwa n'Imana. Imana ibizerera he? Muri Kristo Yesu. Abarimwo Kristo bose bizewe n'Imana, abo nibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, nibo bafite ubuturo bw'iteka. Ariko abamuvuga ati bamufite nino bamuvuga, ariko mu bwami bwo mu ijuru nta buturo, nta kibanza bafiteyo. Murakoze cyane bene data bateze ikiganiro umva usobanukirwe Kingdom TV. Turabiyegereje muri uyu mwanya, ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu, umva usobanukirwe hejuru y'ijambo ry'Imana muri iki gihe, kuko Bibiliya ivuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Murakaze neza muri iki kiganiro cyacu cyo kuwa gatanu, tuganira hejuru yo kumva no gusobanukirwa. Ndagira ngo mbiyegereze, hanyuma tuze gusobanukirwa n'iri jambo twateguye kuri uyu munsi. Mbere yo kuribashikiriza, kadusenge twiragize Imana, shima Imana, dusenge dushima Imana kubw'ijambo ry'Imana no kuryakira. Rero ndagira ngo dusenge. Uhoraho Mana yacu, gitare gikomeye bugufi imbere yawe Mwami, ahitirirwa izina ryawe, turagushimiye Yesu. Shimiye urukundo wadukunze Mwami Imana, byatumye utanga umwana wawe Yesu Kristo akadupfira. Turashima Yesu Kristo, utaratinye, utarabashije kugundira ubumana yari afite, kiyambura umwana bwawe, ukava mu ijuru ukamanuka ukisiga kamero k'umwana w'umuntu ndetse ku mugaragu w'imbata. Mwami Yesu, uraganduka, urapfa, tiwanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba kubwo kuducungura. Yesu, turagushimiye. Ushimwe iyo dutekereje gucungurwa kwacu nuko agaciro kuko kwakuye Kristo mu ijuru, kandi Mwami Data nuko amaraso ya Kristo yamaze umwenda wose twari dufite mu maso h'Imana. Shimwe Yesu Kristo, waduhesheje guhura n'Imana. Ubu dufite Imana, ubu dufite ubutsinzi, ubu dufite ijambo ry'ubugingo, dufite ijambo ry'ubuzima, dufite ijambo ryahanuwe, dufite ubutunzi butagira akagero kubwo kumenya ijambo ryawe no kuryumva no kurisobanukirwa. Ijambo ryawe ni ubugingo, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni umugisha. Yesu Kristo, turagushimiye. Ijambo ryawe ni wowe, ni wowe jambo, ni wowe jambo. Mbere na mbere hahozeho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Mwami Yesu, turagushimira kubw'ijambo ryawe. Ndasengera abaryumva bose, abakurikirana Kingdom TV, abakurikirana ibiganiro, umva usobanukirwe. Abo bose babashe gusobanukirwa n'ubwiru bw'Imana, n'ubwenge bw'Imana buhishe mu ijambo ryawe. Mwami Data nyiribiye, babihishurirwe, kuko ibyahishuwe byose ni byacu, kugira ngo tubashe kubana n'Imana, tubashe kuba bizerwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Mwami Data, tubigirwa n'ijambo ryawe no kumva no gusobanukirwa. Data nyiribiye, turizera bivuye mu kumva no gusobanukirwa, turamenya neza bivuye mu kumva no gusobanukirwa. Nsengeye abumva bose ndetse no gusobanukirwa, Mwami Data nyiribiye, ngo barusheho kugubwa neza. Bibiliya Pawulo niko yavuze, aravuga ngo Mwami Data, ijambo ryawe ngo ribe muri twe rigwiriye, rigwije ubwenge, ngo kugira ngo Mwami Data nyiribiye tubashe kumenya no gusobanukirwa, tubashe kumenya umwami wacu neza, tubashe kumenya Imana neza. Nabasengeye Mwami Data nguko Pawulo yasengeye Abefeso, arabasabira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ngo bitume bamenya Imana neza. Nsengeye abantu bumva, kugira ngo bumve neza, bamenye, kugira ngo Mwami Data basobanukirwe n'Imana Data, n'urukundo rw'Imana, urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo n'iby'umusaraba we. Turagushimiye Yesu, babasha gusobanukirwa iby'urupfu Mwami Data rw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzuka kwe, Mwami Data, ndetse no kuzozuka ko bamwiringiye n'abamwizeye bose. Turashimye Yesu, ijambo ryawe ni ryiza, ni mu izina rya Kristo Yesu twizeye, amen. Ivuga ngo kuba umukristo ufite Yesu Kristo muri we.
kuko hariho kuba umukristo uvuga Yesu, hakaba no kuba umukristo utunze Kristo. Hariho kuba uwizera Imana, hakaba no kwizerwa n'Imana. Ibyo rero nibyo nshaka kuvugaho bukeya mu ijambo nise dukuramo ijambo nise kuba umukristo wo mu mutima. Kuba umukristo wo mu mutima ni kure y'amarangamutima. Nibyo turi buze kumza kuganira. Ibyo mvuze ni kuba kure y'amarangamutima. Uwo ni wo mukristo wo mu mutima. Kuba kure ya emotion, kugira Imana mu buryo butari emotionnel, uburyo butari ubwa isiya, uburyo bwo mu mutima. Uwo ni wo mukristo. Rero reka dusome ijambo ry'Imana hano bateguriye kugira ngo tuze kuganira, tumenye dusobanukirwe neza umukristo uvuga Kristo n'umukristo utunze Kristo, umukristo wizera Imana n'umukristo wizerwa n'Imana. Aya magambo niho tuza gukuramwo ijambo ryitwa umukristo wo mu mutima, umukristo uri kure y'amarangamutima. Some ijambo ry'Imana mu Batesalonike, Tesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 16 ariwe duhagarariraho. Uravuze ngo mwishime iteka, musenga ubudasiba, mu bibazo byose muhore mwishima, kuko ivyo ari byo umwami, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Subiyemo, mwishime iteka, musenga ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ndarangiriza mu Baefeso nanone rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi nako Paulo yandikiye Abafilipi ibice 4 umurongo wa 4. Zandiko za Paulo nizo none, izi zombi nizo turi buganireho. Biri yavuze ngo muje mwishima mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, mu umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingira mushima. Nuko amahoro y'Imana ayebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu nibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Aya niyo magambo rero tugiye kuganira mu mwanya muto dufite kubagezaho kino kiganiro. Bavandimwe bene data, aho muri hose, Imana ibaho umugisha kubwo gutegera aya. Ndabashimira rwose abaza badukurikirana, ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabizi neza ko bidahushuka gusa, ahubwo bifite ireme ryo kubaremera ibyiringiro bifite ubugingo, ibyiringiro ushobora gusinzirana. Ijambo ry'Imana ico ndikundira ni ryiza, bavandimwe bene data baryumva barya no hino, kubakizwa n'ubugingo, kandi ubwo bugingo bufite ibyiringiro. Ibyo byiringiro byacu nibyo Yobu yavuze ngo azabimanukana, ngo abiryamane mu mwugariro w'ikuzimu mu mukungugu, ngo kandi abivyukane, ngo azirebera Imana ye n'amaso ye atarayundi. Ibyiringiro nibyo biza bitwereka neza ko tubana n'Imana mu bihe byose. Zoba mu bihe ukiriho ugenda uhumeka uri mu isi, no mu gihe utakiriho uryamishijwe, ushizwe kuri basogokuruza, ushizwe aharuhukirwa, ushizwe mu isanduka, ushizwe mu mukungugu. Na ibyo byiringiro ubiryamana mu mukungugu, ukazabivyukana, ukazibonera Imana. Ibyo byose tuba tubiterwa n'ijambo ry'Imana. Mukunde ijambo ry'Imana, mwumve ijambo ry'Imana, musome Bibiliya, ijambo ry'Imana, igitabo kiruta ibindi bitabo byose, igitabo kirimwo ubuhanga bw'ubumana, ubwenge bw'Imana. Dusomya no magambo ya Paulo, imbuguro Paulo yahuguye
Abatesalonike n'Abaefeso. Abatesalonike yaza babwira ibyo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Abafilipi yaza babwira iby'umusaraba wa Kristo. Aza gutanga izi mbuguro mu ndunduro, arimo ahugura, atanga izi mbuguro dusomye zigaragaza umukirisitu w'ukuri, zigaragaza umukirisitu wo mu mutima, zigaragaza umukirisitu ufite ubukirisitu buri kure y'amarangamutima. Muzi amarangamutima ni ubugingo, ni ahantu haba ibyishimo hakaba n'umunezero, habaho kubabara, kurira, guseka, kwishima. Ayo ni amarangamutima y'ino mu isi, ikiryoheye amaso, ikiryoheye amatwi. Noneho rero nicyo kiza gikorana n'amarangamutima. Mu kuvuga ngo cya kintu ugutwi gukuruye kwakiriye neza kurabyutsa amarangamutima. Amarangamutima arahita yishima. Ugutwi cyo kumvise gukuruye kitari cyiza kirahita kibabaza amarangamutima. Umuntu arababara, agira amareaction mabi. Ayo ni amarangamutima yabashije kwakira. Amaso arakurura akagaburira amarangamutima. Icyo akuruye cyiza amarangamutima aracyakira akacishimira. Umuntu agaseka, umuntu agishima. Amaso yamuhaye ikibasha gushimisha amarangamutima. Amaso kandi agakurura ikintu kibi nanone kikinjira mu marangamutima. Icyo gihe umuntu arira amasozi akaza akabogoza amasozi. Igihe cyo guseka amaso yamuhaye kitishimye kidashimisha amarangamutima. Umuntu rero akarira. Umuntu rwose ari mu marangamutima, ariko hari nyuma y'amarangamutima, hari nyuma y'amarangamutima. Aho niyo nshaka kukugeza, niyo nshaka kukubwira none ngo ari usobanukirwa, wumve usobanukirwa. Ubukirisitu butuye kure y'amarangamutima. Yesu Kristo umwami wacu waducunguye yatubereye inzira idukura mu marangamutima, itugeza kure y'amarangamutima, kugira ngo tubane n'Imana, kugira ngo tubane n'umwuka wera. Imana Data n'Imana n'umwuka wera, Imana Data n'Umwana n'umwuka wera batuye kure y'amarangamutima. Aho rero niho haboneka umwizerwa naho bazamutorera. Uw'Imana yizera imwizera akamutse rwose mu marangamutima, ari kure y'amarangamutima. Aho abana n'Imana ye, aho abonanira n'Imana ye, aho ayishimira ni kure y'amarangamutima. Uwo rero niwe witwa umwizerwa, kandi akongera akitwa umukirisitu utunze Imana. Atari umukirisitu uvuga Imana, utari umukirisitu uvuga Kristo. Hariho umukirisitu uvuga Kristo, abavuga Kristo ni benshi ariko badafite Kristo. Muribuka Paulo arimo agenda avuga ubutumwa, Bibiliya izitubwira ko Paulo yakurikiwe n'umukobwa wari wuzuye abadayimoni, wari umupagani, wagendaga yamamaza akavuga ngo aba ni abakozi b'Imana isumba zose, aba ni abakristo, ni abakristo. Ariko barakomeza, bageze aho ba Paulo baramutahura, babiheshejwe n'umwuka wera w'Imana, yuko uwo muntu atari mu Imana, ariko karavuga neza, karavuga iby'Imana. Abavuga ibya Yesu ni benshi ariko batamutunze. Abo ngabo nibo babandi Bibiliya itubwira mu gihe cya nyuma cyo gukinga k'urugi rwo mu bwami bwo mu ijuru. Dusanga muri Matayo ibice 22 havuga abazakomanga ku rugi rwakinzwe. Abo ngabo ni abavuze Kristo ariko batamutunze. Bazavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe, bazavuga ngo twara abayobozi bayoboye amatorero mu izina rya Kristo. Amatorero, amakanisa na ya Kristo ni mu izina rya Kristo, ariko tubuze inzira. Azavuga ngo njyewe nari umwigisha w'ijambo ry'Imana ariko mbuze inzira. Wowe urivuga ariko ridatuye muri wowe. Icyo Imana yabwiraga abafarisayo, yababwiraga hejuru yo kuvuga ibyo badakora, yo kuvuga ibiri kure cyane y'imitima yabo, ibiri kure cyane, bakabivugisha akanwa, bakabivugisha amarangamutima, ariko biri kure cyane y'imitima yabo. Arababwira ngo Imana muvuga mwiyakanisha ibikorwa zanyu. Rero uwo niwe mukirisitu, uwo niwe mbashaka kubabwira. Itandukaniro ry'abo bantu ni riri,
ndashaka kuhagera kubera umwanya mfite kandi muto, simbivuga byose, ariko ninzambona umwanya zaza kubisobanura. Ndavuga gusa itandukaniro ry'abo bantu. Uvuga Kristo atamutunze, uwizera Imana atizegwa nayo. Abo bantu baratandukanye cyane, kandi abazinjira mu bwami bwo mu ijuru n'abavuga Kristo batunze uri muri bo. Paulo yarabivuze, aravuga ngo turababwira uwo twiboneye, turababwira uwo twararanye, uwo twagendanye. Indumwa zakundaga kuvuga turababwira wa wundi twagendanye, mwatubonanye. Turababwira uwo tuzi, turababwira uwo twabonye, amaso yacu yiboneye, amaboko yacu yikoreye. Uwo muntu aratandukanye cyane n'umuvuga atamutunze, atamufite. Birizi tubwira muri Yakobo yaravuze abizera Imana na Satani n'abadayimoni baramwizera, barabizi ko hari Imana imwe rudendo. Hari Imana imwe rudendo, hari umwami wacu Yesu Kristo. Abo barabizi, na Satani n'abadayimoni baramuzi. Yesu yahuye na wari ugwaye, wari urimo yanga bimwe cyangwa se abadayimoni, ngo barahura muri ya nzira yari yarasibye. Abadayimoni nibo bamubwiye ngo mwana w'Imana, mwana w'Imana. Birandangaza cyane abubu bagikekeranya ngo Yesu si umwana w'Imana, n'abadayimoni baramumenye. Bababwira bakavuga ngo tibemera ngo Yesu ngo si umwana w'Imana. Abadayimoni baramubwira ngo mwana w'Imana duhuriye he? Ugiye kuturimbura igihe kitaragera? Baramuzi, abazi Imana, abazi Yesu Kristo ni benshi, ariko abazwi nawe, abazwi n'Imana ni bake, abazwi na Kristo ni bake. Rero abo bantu baratandukanye. Ijuru ry'amajuru ko rirategurirwa abafite Kristo muri bo, ko rirategurirwa abisegwa n'Imana. Imana ibizerera he? Muri Kristo Yesu. Abarimo Kristo bose bizewe n'Imana, abo nibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, nibo bafite ubuturo bw'iteka. Ariko abamuvuga ati bamufite nino bamuvuga, ariko mu bwami bwo mu ijuru nta buturo, nta kibanza bafiteyo. Rero kubwo usoza ngiye kuvuga no magambo y'itandukaniro ryabo bakiri no mu isi. Itandukaniro ryabo niryo nashatse gusoma muri ibi biki. Paulo rero ahugura aba bene data, yabahuguye ababwira ijambo rikomeye ritangaje, ijambo ibanga rikomeye riri ahantu. Arababwira ngo niba muri Kristo Yesu, abari muri Kristo Yesu hari ikintu barusha abandi. Muri mu bihe bihindagurika tugira biba mu isi, tugira igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara. Ibyo ngibyo byo byashyizwe mu isi, munsi y'ijuru hahawe itegeko n'Imana Data ngo hazabeho kubaho, habeho no gupfa, habeho kuvuka, habeho no gupfa, habeho kubabara, habeho no kwishima. Ibyo bihe ni ibihe bidahinduka. Salomo yarabivuze, yarabihishuye, aravuga ngo ikiri munsi y'ijuru cyose cyategekewe igihe cyacu, kandi kirimwo, kigwiriyemwo kubabara, kirimwo amapfa. Dufite ibihe bibiri mu batuye mu isi, abari munsi y'ijuru bose bari muri no mubiri babirimwo. Ibyo bihe birakuranwa. Noneho rero avuga ibanga rikomeye ry'umukristo uri muri ibyo bihe. Umukristo uraha aravuga ngo iyo umuntu afite Kristo muri we, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, hari ikintu kiba muri we kiza kimuhumuriza. Wa muririmbyi yararirimbye wo gushimisha, aravuga ngo je ndi umukristo, ngo ni ikintu gihumuriza umutima wanje, ngo kikanibagiza ibyago byose, ngo nkumva nduhuwe n'uwo mwami Yesu. Kuba umukristo utunze Kristo, hari ikintu kimwe aruta uvuga Kristo. Kuba umukristo wizewe n'Imana, hari ikintu arusha umukristo wizeye Imana ariko utizewe n'Imana. Icyo amurusha niki? Amurusha ibyishimo by'iteka.
namba wana amurusha ibyishimo by'iteka. Yishima iteka, yishima ibihe bidashira. Niki kimutera kwishima? Ikimutera ibyishimo, Imana ni ibyishimo, Yesu Kristo ni ibyishimo by'abamwiringira, by'abamwizera. Iwe ubwe ni ibyishimo hatarajaho ikindi icyo ari cyo cyose. Kristo ni ibyishimo byacu, Imana ni ibyishimo byacu. Birahagije kugira Kristo utongereye kugira ikindi icyo ari cyo cyose, kuko Kristo ni ubugingo, ubugingo bw'iteka. Niwe mukuru w'ubugingo, uko Bibiliya itubwira. Pawulo wa munsi yaza yigisha amaze gukiza cya kirema, ngo yarababwira ngo se niki kibatangaje? Ko muratekereza ko ari imbaraga zacu zihagurukije kino kirema? Si imbaraga zacu zihagurukije kino kirema, ahubwo iki kirema gihagurukijwe na wa wundi mwinshi, ujya mukuru w'ubugingo. Jya mukuru w'ubugingo mwishe mweruka kwica, mugasaba ko Pilato abahohorera umwivyi, umwicanyi Baraba. Rero urya ni uyu yizeye arakira, ni uyu yizeye arahaguruka, ni uyu yizeye ingingo ze zirakomera. Yesu ni ubugingo, Yesu ni ubugingo, Yesu ni ubuzima. Kubera izo mpamvu turishima iteka. Pawulo aravuga ngo mwishime iteka mu mwami Yesu. Abari mu mwami Yesu bishima iteka. Bavandimwe bene data, mwebwe mwemera iby'umusaraba, ko Yesu yatubambiwe ku musaraba, nimubashe kugira ibyishimo. Mwishime iteka, mwishime iminsi yose. Arongera arabwira Abafilipi ngo nongeye kuvuga ngo mwishime, mwishime, ibyishimo byanyu bimenyekane ko mufite ubugingo. Ndibuka neza iterabwoba ryabaye muri Babuloni. Hari iterabwoba ribaho ku isi, ritera ubwoba abakozi b'Imana, bakajuguma, wanawatisha, bakabashyiramo ubwoba. Iterabwoba rikaza, tukagira abagambanyi bakatugambanira, leta ikaduhagurukira cyangwa abantu bakaduhagurukira. Ibyo byamyeho kuva kera. Basanduraka, Bameshake, Abedenego barabagambaniye, barabahagurukira kubera Imana bari bafite, kubera ubugingo bari bazi, kubera ko Imana ari ibyishimo byabo n'ubugingo bwabo. Ntibigeze batekereza ko gucanirwa umuriro no kubatamo hari icyo zobahungabanya. Baravuga ngo gusa kuba twarakiriye Imana, dufite ubugingo, dufite ubuzima, no na nyuma y'umuriro, no mu muriro hagati dufite ubugingo, barishima. Muririmbyi umwe mu gushimisha yararirimbye, aravuga ngo nzishima iteka. Aravuga ngo nintumirwa ngiye kugufa, nintumirwa ngiye gupfa. Gutumirwa ugiye gupfa ugeze ku ngengo y'urupfu, ngo nzishima ibyishimo ngo bitavugwa, nzishima ibyishimo bitavugwa. Kwishima ibyishimo bitavugwa ni ukwishimira Imana. Iki kiriko kinkanga ahasiho undi mwanditsi yaranditse aravuga ngo ntabwo tuja mumva, umuririmbyi, ntabwo tuja mumva ikuzimu. Oya ye, imva tidufiteho imbaraga, ntituryama hariya muri umukungugu ntiwodufata, kubera ubugingo. Ibyishimo rero byacu twishima no mu rupfu. Ibyishimo by'abakristo, by'abatunze Kristo, bizegwa n'Imana. Abakristo bizegwa n'Imana, abakristo batunze Kristo barusha abavuga Kristo n'abizera Imana. Bagira ibyishimo ibihe bidashira, bagira ibyishimo by'iteka. Yakobo yigeze kubyandika igice cya mbere umurongo wa 2, avuga ngo n'ibyishimo ngo nimutumirwa gitumo n'ibyago n'ibibagerageza bitari bimwe, kwihangana kwanyu ku gusohoza umurimo wako. Bivuga ngo umukristo utunze Kristo yishima ibihe byose. Ibyishimo byiwe bibamwo ico bita ubugingo, ibyishimo bye bibamwo kubangiza hose, ibyishimo bye bituye kure y'amarangamutima. Amarangamutima nubwo uyu mubiri wababara ntiyovuga nabi, nubwo uyu mubiri wababazwa ntiyorekura ibyishimo, azanezerwa no mu byishimo. Yobu yazanezerwa, umugore ngo yaramubwiye ngo watutse iyo Mana ukipfira, aramubwira ngo gukiranuka kwanje ndagukomeje. Amen. Gukiranuka kwanje ndagukomeje,
ndagukomeje ngo nkiriho sinzakurekura. Bagira ibyishimo no mu rupfu, bagira ibyishimo no mu byago. Dawudi amaze gupfusha umwana we akunda cyane, yari yinigiye arafunga biro, aja kumusengera, aja kugisasira, akora ihuduma, yambara ibigunira ngo arasenga, umwana biranga arapfa. Amaze gupfa muri wa mubabaro, Dawudi ngo ahimbaza Imana, aramya Imana, yishimira Imana, ibyishimo z'abakristo, yishimira Imana mu rupfu. Arahaguruka afata disikuru, abwira abantu, arabwira ngo umwana wiwe aho yagiye niho heza, ngo ntazagaruka ngo ahubwo ni uzomusanga, ntazasubira kugaruka ino ahubwo nije uzomusanga, kuko ahagiye ni wabo wabizera, ni wabo wabakunda Imana. Sema amen. Rero ni ukuvuga ngo bene data abakristo, suzuma ubukristo bwawe ko ari Kristo kurimwo, cyangwa niba ari amarangamutima yo kubesha ukazugira ngo ugira Imana. Kumenya Imana n'umwami wacu Yesu Kristo bavuga iminsi yose no kuja mu ikanisa, ukazugira ngo none uramugira yo na amarangamutima bumwubusa, kuko amarangamutima ahagarukira ku mubiri n'iyisi, ntazarenga iyisi n'umubiri. Ariko ubukristo kugira Kristo mu mutima, kureba amarangamutima uzomugumana n'ubugingo, nukuba witeka. Umubiri, nyuma y'umubiri hariho ubugingo. Nicyo cyatumye Daniyeli nawe avuga ijambo ryiza rikomeye, wari waragize Imana, yizegwa n'Imana, atunga Imana kure y'amarangamutima. Imana iba mu mutima we, iba iriya kure, ngo baramukangisha bamushyiraho iterabwoba nawe yuko natamyishushanyo, nadakora ibyo abandi babakora. Hari igihe baza bashaka kugukoresha ibyo abandi babakora. Iyi si irimo ibintu byinshi biri common, bakakubwira ngo nawe mera nk'abandi, kora ibisanzwe, ubusanzwe nawe kora nk'abandi. Aramubwira ngo urakora ibyo abandi babakora. Abantu bose mu gihugu ko bararamya igishushanyo umwami yakoze, aramubwira ngo birabujijwe ko hari iyindi Mana tworamya usibye Imana ya Israheli. Ngo ayisenga gatatu, arongeza akayisenga gatatu, ngo yugura amadirisha yerekeye Yerusalemu, agahamagara Imana. Ngo baramufata, baramubwira ngo tubaguta mu mwobo w'intare. Yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo n'inyuma y'ibishigo by'intare ndahabona ubugingo. Ubwo nibwo bukristo, ko nibwo kwizerwa n'Imana. Nyuma y'ibishigo by'intare, nyuma y'ibibyago, ntibinyambura Kristo, ntibinyambura uwo ndiwe, ntibituma ntaba uwo ndiwe. Ndagumiza mbi umukristo kubera Kristo, kubera Imana no mu byago. Bavandimwe bene data, icyo tutandukaniyeho n'abavuga Kristo batamutunze, icyo dutandukaniyeho n'abizera Imana batizerwa nayo, n'ibyishimo by'iteka by'ibihe byose, n'ishima iminsi yose. Ibyishimo byacu bihoreho. Waba uraye, ishimira umwami Yesu, ishimira Imana mu bihe byose. Ibi uko bigenda bikuranwa, wishime unezerwe. Tukaburira Imana umwanya, tukaburire data ishimwe, tukaburira Imana igitambo, tukananirwa kuyitambira, tukananirwa kuyisingiza, tukabure n'umunsi umwe upfusha abawe bose. Yobu yapfushije abantu, umuntu arimo gupfusha umwe akavuga amabwa, agatukana, akagwana, akicana mu magambo, mu mutima. Ariko Yobu yahanze umunsi umwe abana 10, abantu biyo bamukomokamwe 10, ariko ntiyigeze avuga ijambo ryo kutuka Imana cyangwa ryo kwicana mu mutima. Ahubwo yaravuze ngo ni wowe wabimpaye Mana, kandi ni wowe wisubiranye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twaremewe guhimbaza Imana, kandi duhimbaza Imana mu bihe bitandukanye, mu bihe bibi n'ibihe byiza. Niba ugwaye muvandimwe, ishimira Imana. Niba ukenye, ishimira Imana. Yesu ahaduheza umuryango mwiza utangaje, aravuga ngo twishime iteka, twishime iminsi yose. Paulo ahugura aba bavandimwe, yaramaze kubwiriza hejuru, yabwiye ibya Kristo, yabwiye Kristo, abo yaramaze kubwira Kristo. Niba barakubwiye Kristo, niba ufite Kristo, muvandimwe ishime,
singira Kristo, singira ibyishimo by'iteka. Aravuga ngo icya kabiri gituma twishimira Imana, ngo dusenge ubudasiba, tumusabe ibyo dushaka byose. Yabwiye Abatesalonike ngo musenge ubudasiba. N'Imana yo gusengwa ubudasiba, ubudahumeka, ubudaceceka. Abwira Abafilipi bo, arababwira ngo ibyo mushaka byose bimenywe nayo, musaba, mwinginga, munashima, muzamuyibwira ibyo mushaka. Ibyo dushaka bimenywe nayo, niyo kwizegwa. Imana yacu niyo kwizegwa, si nk'abantu. Irizegwa, ibyo yagusezeranije, iyo yatangije umurimo muri wowe izawusohoza. Imana niyo kwizegwa, tiyo gutorerana, ndiyo guta ku rugamba. Imana ndiyonanigwa n'iz'abantu, ariko ugumize ku Mana yawe. Iterabwoba ririho ku isi, iterabwoba ririho mu biki gihe ryo gutuma abantu bovuga Imana abadatunze. Niyo bavuga ngo ndaho umukristo ngo abashe gukiranuka ngo amara amase. Birashoboka bavandimwe, muri abakirisitu batunze Kristo. Kristo wacu abe mu mitima, Kristo wacu atubemo, tugaragaza ko tufite Kristo n'ibyishimo bidashira. Ikindi ni ugusenga ubudasiba. Dusenga ubudasiba, ibyo ni byo Umwami wacu Yesu adushakaho. Ibyo Imana idushakaho muri Kristo Yesu ni ukwishima iminsi yose. Uri muri Kristo Yesu, muri Kristo Yesu akwiye kwishima iminsi yose. Icyo nicyo nashatse gusobanukirwa. Ibanga rikomeye ry'abatunze Kristo, ry'abazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Wo kwikorera teste wenyine, wo kwipima wenyine, ukamenya kuzinjira mu bwami cyangwa utazinjiramo. Ni ugutunga Kristo, ni ukwishima mu byago, ni ukwishima mu makuba, ni ukwishima mu gihe umubiri umeze neza, ni ukwishima no mu gihe utameze neza. Ni ukugira ubukristo buri kure y'amarangamutima. Mutambuka amarangamutima, mukorera Imana kure y'amarangamutima. Mubane n'Imana kure y'amarangamutima. Mubane na Kristo kure y'amarangamutima. Mutunge Kristo kure y'amarangamutima. Niba Imana itaguhaye visa, niba itaguhaye ibyo kurya, niba itaguhaye umugeni, niba itaguhaye abana, niba itaguhaye umugabo, niba itaguhaye, niba utaronse, niba wowe wishimira Imana. Wishimira Imana. Habakuki niko yavuze, aravuga ngo se niki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana? Aravuga ngo se n'amakuba cyangwa se n'ibyago, n'amasho kubura mu biraro. Aravuga ngo ndacyandandukanya n'urukundo rw'Imana, ndakiriho ndakizaza. Ngubwo ubukristo buri kure y'amarangamutima. Amarangamutima yishimira kuronka, yishimira umubiri kwishima, yishimira amaviza, yishimira abana n'abagore, yishimira amafaranga. Ariko ubukene bwaza, umuntu amarangamutima ndaza yishima. Gukubitwa ibikofi byinshi, amarangamutima ndaza yishima. Kutagendana n'igikundi, amarangamutima ndaza yishima. Amarangamutima aza yishima iyo uri mu gikundi, iyo ufite ibyo byose. Ariko abafite Kristo niyo batoba bafite ibintu. Muririmbyi yaravuze ngo furaha yetu itabaki ikiwa vyote vimetoweka. Furaha yetu itabaki. Abo ni abakristo bo mu mutima, bo kure y'amarangamutima. Abo ni abakristo batunze Kristo, batari uwo bavuga gusa. Abo ibyo bidahari barishima, baramya Imana, bahimbaza Imana. Bafite barishima, baramya Imana, bahimbaza Imana. Bavandimwe, mubashe gusobanukirwa no ku mukristo uvuga Kristo, n'umukristo utunze Kristo. Musobanukirwe kuba umukristo wizera Imana no kuba umukristo wizerwa n'Imana. Iyo wizerwa n'Imana, iyo wemewe n'Imana, uzawishima iteka, uzawishima n'Imana mu buzima bwawe n'ubugingo bwawe. Mwishimana Imana, mwishimira Imana nyuma y'amarangamutima. Amarangamutima hari igihe abantu bashobora kukuvaho bose ugasigara wenyine, ariko nusigarana na Kristo uri majorite. Nusigarana na Kristo urahagije. Urahagije. Yesu niwe nshuti nziza. Yesu niwe kugumana nawe gusumba kugumana n'abantu, kugendana n'abantu. Amahirwe no kugendana na Kristo. Kutagendana n'abantu ntacyo bitwaye, uri kumwe na Kristo. Bavandimwe bene data, nimushake, musobanukirwe, mushake Kristo abe muri twe. Tugendane Kristo, tuvuge uwo uri muri twebwe, tuvuge uwabambwe, tuvuge ufite inkovu muri twe. Inkovu za Kristo zibe muri twebwe. Dupfane na Kristo, tubabarane nawe.
imibabaro rimwe na rimwe Imana izikenera kwitugeraho uyishimiremo. Niko Yobu yavuze, yarayibwiye ngo habe niyo woniyitira ngo nzapfa ngikwiringiye. Yesu agiye kubambwa ku musaraba, avuga iby'umusaraba yerura, abwira neza abigishwa be, arababwira kubabazwa kwe. Petero yarabihakanye arabyanga, amwicira ku ruhande, amubwira ngo ntibikabeho mwami wanjye ntukababazwe. Yesu yaramubwiye ngo mva inyuma Satani, amwita Satani kubera ko ahashaka atari ko ahuza, atari ko avuga, ahinyuje iby'Imana yamubwiye. Imana yari yashimye ko Kristo ababazwa, hanyuma rero Petero agashima ko Kristo atababazwa. Bivuga ko imibabaro nikugeraho Imana yobishimye. Iri jambo nari yawe naganiriye n'umuntu ambwira ngo ntibishoboka ko Imana yoshima ko umuntu ababara. Yewe rimwe na rimwe vyogeje vyoshika n'umwana wayo Yesu Kristo. Imana yashimye ko ababara. Yesu Kristo arababara, arakubitwa. Yesu Kristo umubiri we urashanyagurwa kubwo impamvu z'Imana. Hari impamvu z'Imana zotuma ibyago n'amakuba n'ibibazo bikugeraho kubwo impamvu z'Imana. Bene data, twishimira Imana mu bihe byose. Nicyo cyatumye iri jambo ndihabwa.